ariko ubu ngubu rero yamamaza gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubu tuvugana nyine ugagiye Mageragere. Niyo mpamvu ari mabi. Bivuze ngo basanze nta ngingo n'imwe cyangwa se ingingo zifatika zatuma y'amano atajya Mageragere cyangwa se akurikiranwa adafunze. We ingingo yatanze basanze atarizo cyangwa se zipfuye, ubwo iz'ubushinjacyaha nizo zagendeweho kugira ngo y'amano ajye Mageragere. Safediri agomba kumanukayo ubwo akamara bya byumweru 3 byo mukato, nako 2 paparedo 2 byumweru 2 ari mukato. Nyuma y'ibyumweru 2 rero nibwo azakirwa n'abavandimwe bandi bariyo. Azamanuka ryarwo ejo ubango baba mukati. Urumva uyu munsi twa mukatira iminsi 30, ejo nibwo agomba kujya Mageragere ejo. Ngajya Mageragere ntagerayo barahita bamwogosha, namara kumwogosha bamushyire mu kato, akata akamara ibyumweru 2, nyuma y'ibyumweru 2 agava mu kato akajya mu bandi mu zindi mfungwa n'abagororwa. Nk'abantu mwakurikiye uru rubanza, ariko se wewe kamarade uri he? Kamarade warashabiri ano no bafite ahantu bagiye bahurira bro, bafite ndahari namyutinze kugira ngo yumvikane atazamo nyiramubande. Wakwigiye hirya wamuhunze. Ikintu cyara kugira ndashaka kugira ngo dusubiremo gatoya turebe ibyaha, harya icyaha cy'ivangura cyavanywemo hasigara ibyaha cyavanweho, cy'amagambo y'ivangura cyavanywemo hasigaye ibyaha 6. Yego, urumva ni ibintu byari bigoye kugira ngo umuntu ukurikiranywe ibyaha bigera kuri 6 aba afite amahirwe yo kuba yataha. Ni ibintu bishobora kuba ahantu hake cyane. Urumva ikindi nubwo umudamu we yamuhaye imbabazi cyangwa umukunzi we, ntabwo bikuye ko ubutabera buba bugomba gutangwa ndetse amategeko agakurikizwa, donc ingingo ku ngingo. Imbabazi yego zaratanzwe, ariko birashoboka ko kamufashe gatoya. yego, ni ukuvuga ngo imbabazi umugore yatanze leta yanditse, buri wese yashaka kubisesengura, ashaka kugaragaza amarangamutima yo kumva ko umugore yatanze imbabazi mu byaha byose biri rusange. Ariko iretire yagaragazaga icyaha kimwe kandi cy'umugore yatangiye imbabazi. Urabyumva? So bituma umuntu wese urimo kubyumva cyangwa urimo kwanaliza yakumvishe ko umugore yakagombye kuba mu busesenguzi cyangwa se umuntu wamufashije kwandika iyo retire aba yaramubwiye ko ibyaha byose yankoreye njyewe bimuhayeho imbabazi. Ariko biba ngombwa ko we yanditse ko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa aricyo atangiye imbabazi. yatanze imbabazi z'icyaha kimwe, yatanze imbabazi z'icyaha kimwe. None barimo gukora analize bose bakagaragaza ko umugore yatanze imbabazi mu iretire yanditse, kandi bakirengagiza ko icyo wanditse nicyo kigenderwaho. So bituma rero ibindi byaha byose ubushinjacyaha bwagaragaze impamvu zikomeye zigomba gutuma akurikiranwa ari Mageragere. Urabizi ko bugomba kwibwiriza gukora iperereza cyangwa se gukurikirana icyaha bwabubwirijwe cyangwa se bwibwirije. None bivuze ngo ntandukanyiriza imbabazi zahawe, imbabazi zatanzwe n'umugore wa Yampano, urimo kumva, n'imbabazi zatanzwe n'umugore wa Sikayiti bitandukaniye? Aho bitandukanye, umugore wa Sikayiti yavuze ko ibyaha byose umugabo yamukoreye abimubariye. Aranabirondora nk'uko ubushinjacyaha bwari bwagiye bubitanga ibyaha yakurikiranwagamo. Yego, bivuze ngo uwa Yampano rero w'ikintu cyabayeho banditsemo kimwe bagira ngo yatanze imbabazi ku byaha byose. ni ukuvuga ngo imbabazi tuzite imbabazi za nyirarureshwa cyangwa za nyirarureshwa, yatanze imbabazi ubumenyi buke ku muntu wamufashije kwandika iretire. Ko abantu bamufashije kwandika iretire ko nzi ko ari abahanga. Rero buriya kuba umuhanga nose umwavoka ntatsinda undi, kandi bariganye. Abantu erega buriya iretire y'umugore wa Yampano ajya kuyandika, urimo kumva? Yego, njyewe uriya mudamu abantu banyuze nanga nimero na nguyu, ikintu cyo gutanga imbabazi ndi raporo, urukumva? Yego, urukumva? Yego, ndabwo ntabwo uretse gusesengura cyangwa tukazanga tukareba ibi byaha nkanga tukavuga. Reka mbaze kujya Yampano kujya Mageragere kwa Yampano
kwitabwaho uretse n'abantu bakoresha amarangamutima ariko ikintu audience dufite n'abantu bagomba kwanastandinga itegeko niki itegeko rihana iki. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo amarangamutima n'itegeko ni ibintu bitandukanye. Iyo tugiye gukora analize twe dukora analize bigendeye ku marangamutima yacu, ariko itegeko riba rifite icyo riteganya. Uyu munsi wa none ngewe iyo nagusinyiye sheki itazigamiye nkashyiraho ku itariki 30 ukaza ku itariki 29 ugasanga amafaranga ntabwo arageraho, nta kintu na gito wankoraho. Ariko iyo uje ku itariki 30 ugasanga amafaranga ntayariho, hari iminsi igenwa na banki kugira ngo bamenye uko bakurikirana iyo dosiye yabo, bagahita babatuye umuntu mu by'ukuri ibyo yakoze yatanze sheki itazigamiye. So niba rero umushinjacyaha arimo kuvuga ngo murebe iyo lettre uburyo yanditswe, ngewe mbaye imbabazi y'amano ku cyaha yankoreye cyo gukubita no gukomeretsa, yego, ariko yirengagije ko arimo gukurikiranwa ibyaha bitandatu. Ibyaha bitandatu buri icyerekeranye na kiriya cy'urumogi hari hakiri nibura kugoragoza gakeya. Benshi twagiye tubona batwarwa muri rehab cyane ko yanagaragaje ni lettre y'umuganga ubifitiye ubushobozi yuko yari arimo kugenda bivamo. Byari byoroshye kuba yari kujyanwa muri rehab, byo ni ibisanzwe n'abandi bose batayo. Yego, ntabwo rero abantu benshi bari kuza kwitiranya kuvuga ngo icy'urumogi ngo cyamubonye cyatumye ngagira gutya ngaragenda, mu by'ukuri nta nubwo yari cyatumye agenda. ibyaha byatumye impanuka irihe rero mwanyibutsa biriya byaha bitandatu ariko ubwo ni ukuvuga ngo iki ngiki twumwere ntabwo mpamya ko kiri mu byaha byatumye ajyanwe mageragere cyane ko hari ubushake n'uburyo bwo kubivaho. ibyamutwaye mageragere ni ibihe rero? None se mubaza ubwinjiracyaha mu bwicanyi utekereza yuko niba warabikoze ufite intention yo gushaka kugonga umuntu ubishaka, icyo ntabwo ari icyaha gihagije ku buryo wakurikiranwa? Kandi mu kubisobanura byaragaragaje ko atabikoze abigambiriye. Nyine wowe niko wabigaragaje, ariko umushinjacyaha afite ibimenyetso bifatika nubwo nawe ntabwo ugiye kuvugurura amategeko bifatika ku buryo buhagije, kubera yuko nta rwego rufitiye ububasha cyane cyane nka polisi ishami rishinzwe impanuka zo mu muhanda ryagaragaje ko agisida yabaye. Ariko wibuke ko hakirimo gukorwa iperereza. Iryo perereza mu gihe gikorwa rero nabyo baracyarimo kubigenzaho. Icyo ni ukuvuga ngo icyo ngicyo ni ubwinjiracyaha, ubwicanyi, icyo ni kimwe. Icya kabiri byari bitandatu, ni ukuvuga ngo ni bitandatu, ikiretse cy'amagambo y'iki byose nibyo bakuyemo. Urumogi narwo rurimo, nubwo batigeze basobanura ngo ntabwo ngo wenda ngo byagenda gutya, narwo rurimo. Mu mizi bazaburana mu nzira, nyine mu mizi bazaburana, mu mizi nibwo tuzongera kureba ibimumanuye n'ubundi ibimanuye turaza kuza kuvuga ko ari ibyo bitandatu byose bro. Godify ubundi niko turafata ko ari ibyo bitandatu byose bimumanuye, kuko hari impamvu zigaragara zikomeye ubushakashatsi burimo kugaragaza. Buracyarimo gukora iperereza, buracyarimo kubona aramutse asohotse ashobora gukomeza kunywa ibyo biyobyabwenge nubwo ari mu nzira zo kubivaho cyangwa agasibanganya ibintu. None birashoboka so gufungira n'ubwiganye ni ukuvuga ngo icyo gufungira n'umuntu uyu munsi wa none niba umugore yamuhaye imbabazi bakaba bagiye kubana mu rugo, ashobora kongera kumufungirana kuko bagiye kubana. Ntabwo hamwe imbabazi ngo dutandukane. Yego, wabwirwa n'icyo umujinya nakura mu gihome n'indamuka ndiyo gufungira noneho naragufungira funguzo iyingiracyaha ubwicanyi urumogi iyingiracyaha ku bwicanyi gukubita no gukomeretsa bitatu, gukubita no gukomeretsa, gufungira umuntu, ibyo cyangwa cyacu ubwicanyi, kwangiza ikintu cy'undi hakazamo ubwo urumogi biba bingahe? Ibitanu cya gatandatu cyari ibusa neza. No gukomeretsa kimwe, kwangiza ikintu cy'undi bibiri, urumogi ku gihe ibyo cyangwa cy'ubwicanyi. Hanyuma mani nzana telefone yanjye izane hano tubirebe byose uko bitandatu, ubundi kubera ibyo dusaho ibyo byiza mani. Abo zero dufite mu mutwe nkajya zite kuzana uruhara kubera kugira ibintu byinshi mu mutwe. Kaneri wakora mu ngofero zigaragaye ngombwa kandi ubundi Albert Einstein yaravuze ko ari ngombwa gufata Albert Einstein yaravuze ngo ari ngombwa gufata ibintu mu mutwe igihe icyo ushaka harimo urumva. Yego, kwita no gukomeretsa ku bushake, yego, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi bitatu, kunywa ibiyobyabwenge entre parenthèses urumogi bine,
n'icyaha cy'ubwicanyi 5 n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko ni 6 ibyo byose rero yego kubyo mwavuze mwese nandi kubyumva nubwo internet yanjye yananiye iyo uri kuburana ku minsi 30 utanga ingingo zifatika zatuma ukurikirana muri hanze yego ushinja bugatanga ingingo zifatika zatuma ukurikirana ufunze umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri avuga ku bya Yampano yavuze ko Yampano yabeshye ko ari Bukavu yego ariko kibuka ikintu yarakivuze ahangaha rero nkuko yavuze Yampano muri mbona harimo imanza kuri rubanza rwe nyine nshinjabyaha n'imbonezamubano imbonezamubano n'ibyaha 5 gikuta bikoreye umugore we akaza icyaha nshinjabyaha aricyo kira cy'urumogi uko yagikoreye sosiyete urumva harimo imbonezamubano na nshinjabyaha hariya rero kuri imbonezamubano iyo uhawe imbabazi n'umugore wawe bikagaragara ko ibyo bintu atarakamenyera cyangwa se uko wagiye wiregura ugira gute aho ngaho uhabwa imbabazi cyangwa se ukarindwa no gusubikiraho kugira gute harakuru umugi rero ubu ngubu byarorejwe iyo utarucuruza akenshi baguha rihabu ahangaha rero ingingo ifatika ishobora kuba yafugisha Yampano cyangwa se itumye amahagi mageragere niba yarabeshye ubugenzacyaha RIB urumva ko ari Bukavu umuvugizi wa RIB yarabivuze Safederike ni ukuvuga ngo n'ubundi ashobora kubesha ubutabera agatoroka ikintu cyangwa nta muri biriya byaha uko yabisobanura uko yaburanye kuri njyewe ntabwo aribyo byatumye agira ko bigenda kuriya cyabaye ni uko yabeshye RIB ko ari Bukavu bisobanuye ko n'undi gihe icyo ari cyo cyose yabesha akabesha ubutabera akaba yagutoroka icyo abantu bishukaga yuko irengera umugore Yampano yanditse ishobora kuba yakandikira kuba Yampano yataha ibaruwa ifite akamaro gakomeye cyane uko ibaruwa mu mizi nibwo ikora uko ku minsi 30 y'agateganyo ntabwo ibaruwa ikora uko mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo ugaragaza impamvu ye zatuma udataha irakora tukamubwira impamvu yatashye abenshi ntabwo skate utavuye ibya Yampano abantu babyitiranye ntabwo skate ushinja cyangwa igeze buregera ikirego cy'urukiko kuki mubyitiranye mu gihe ibaruwa y'umugore wa Yampano yaje ikirego cyaramaze kuregerwa urukiko bivuze n'ubundi ibaruwa y'umugore wa Yampano cyari bihindure kuko ushinja cyangwa bwari bwamaze kuregera inuza dosiye yabwo nyine bwamaze kwishikiriza urukiko uvuga ngo iyo irabaruwa itangwa mbere yuko urushinja buregera urukiko ntabwo yagomba kujya imbere y'urukiko uretse gato ngiye gusobanurira ushobora gusanga biriya bitanu byari buveho cyangwa se bikagira byari buveho hagasigara urumugi gasigara bari kuburana gusa uko kera cyangwa amagambo y'ivangura cyamuvuyeho twabonye we Yampano mu rubanza aburana nk'urumogi gusa aha rero bishatse kuvuga iki mu mizi no kuvuga byose mu mizi rero nibwo Yampano irabaruwa ishobora kuba umugore aza kumutangabuhamya urabona ukuntu mwavugeze kuva mu rubanza rubyuka turi aragobokeshwa mu rukiko hariya rero umugore wa Yampano nibwo aza umutangabuhamya akaza akavuga mu mizi n'umushoferi Yampano wa 50 azaza avuge reka nkubaze tukiri aho gatoya umugore wa Yampano azaza nk'umutangabuhamya cyangwa azaza nk'umuntu uje gutanga imbabazi byose birashoboka icyarimwe niba bishoboka azaza kuvuga ngo ntabwo yankubise cyangwa yarankubise azaza avuga ko yamukubise ariko yamubabariye ni ukuvuga ngo ahubwo ntabwo azaza nk'umutangabuhamya azaza nk'umuntu ugobokeshejwe Yampano agobokesheje ari agategura ko yamurekura victime ashobora kuba n'umutangabuhamya birashoboka n'urugero rworoshye niba umugore wa Yampano yakorewe ibyaha arahohoterwa bigera hariya guhohoterwa k'umugore wa Yampano byamugize victime Yampano imugira suspect kuba ari victime ashobora no kuba umutangabuhamya cyane ubabarira ukaba warabyitiranye ubushinja cyangwa ntabwo bushinzwe gushinja gusa ubushinja cyangwa ntarengera rwose bivuze muri umu victime ashobora gushinjura umuntu umu victime ashobora kuza akavuga ngo yarankubise nibyo koko itegeko Yampano ashobora gutaha akajya amafaranga kimwe no zatanditswe n'ibyaha agafaranga azajya i Nyanza amarira y'amezi 2 ihuye byose birashoboka ashobora no kujya imageragere ugasanga kubisa ayo mageragere yagiyeyo ariko 80% mu miza azataha ajya muri habi huye nuko twe tubyumva okay izina ryawe witwa nde wa mugabo yene twa Muvunyi Sun Family ntabwo ari ubwa mbere wakoreye ibuga Global TV ibuga yego nayo ni televiziyo ni YouTube yarukera mani sigo ntabwo oya gusa uburyo urashoboye igisigaye ni ukwibaza niba ushobotse ariko urashoboye kabisa arega Muvunyi amategeko
oya urumva ntabwo uyu nguyu ahubwo rero Muvunyi ninganira nawe ugira kabiri nzahita nkugira impuguke nkuru urashoboye cyane nubwa mbere buganye n'umuntu nkumva kabisa arasobanura ibintu abitondekanya neza yego n'abasore barabikora neza cyane ariko nubwa mbere buganye nawe ariko kabisa urashoboye kabisa uyu musore rero ufite amashuri menshi mu banyamakuru yize afite lisansi mu itangazamakuru akagenda lisansi mu mategeko yibarebye nabi oya n'umuhanga namwumvise muri komite ntabwo muri komite baturavuritse wumiwe nawe cyonyine nakwema ingofero none se uruhare umuntu aba afite muri iyi si ntabwo ari uruhare murakoze cyane bro thank you so much Pierre murakoze cyane God bless you naho njye nashaka kubwira abantu Muvunyi ndatekereza nabonye umunyamakuru kandi ubyumva neza ndashaka abantu bashyira ikintu mu mutwe ntabwo ngiye gukora inkuru nta nubwo ibingibi ntimunatekereze ngiye ko nshimishijwe no kumanuka kwa ya mpano kumanuka amageragere bimariye iki ariko ikiriho ni ikindi mugomba kukimenya mukanacyumva ntabwo ngiye nzakora inkuru ngendeye kuri santima z'abafana b'umuntu urimo kunyumva